twatangiye dukora ubuvumvu bwa gakondo, ariko tugenda twigishwa gukoresha umuzinga wa kijyambere. Ubwo rero icyiza cy'umuzinga wa kijyambere twaje kubona nk'umuzinga wa gakondo twawusaruragamo hagati y'ibiro 3 na 4 ku mwaka, ariko umuzinga wa kijyambere iyo wakoresheje neza tubonamo hagati y'ibiro 17 na 20 ku mwaka. Urumva rero gutandukanye n'umuzinga wa gakondo. Ukuvuga ngo ubundi gakondo ibereyeho kuba yagenda ifata inzuki, kuko gakondo iyo yoroye ntabwo ubasha kuyisura neza ngo urebe umuvoma yuko inzuki zirimo zikora mo imbere, ariko umuzinga wa kijyambere icyiza cyawo ubasha kugenda uwusura, inzuki zirimo ukazisura ukareba imikorere yazo. Hakabamo noneho n'ubundi buryo bwiza bwo kuzongera muri wa muzinga wa kijyambere kugira ngo zibe nyinshi. Iyo zirimo ari nyinshi nibwo zibasha gutanga umusaruro. Bitandukanye n'uko muri gakondo ntiwabona uko bikora. Muri gakondo ntiwabona uko zigenzura, zo zikora ibyazo. Inshuro nyinshi iyo woroye gakondo y'inzuki zimaze kubamo nyinshi, zirangwa no kugenda zigumura zica, kuko ziba zabuze umwanya w'ubuhumekero uko zakora neza iyo zimaze kuba nyinshi. Ariko wa kijyambere icyiza cyawo hari ukuntu abazi umuzinga wa kijyambere, iyo isanduku imwe yuzuye ugenda ugerekaho indi, ukagenda ugerekaho indi nayo yakuzura, bikabasha gutanga umusaruro mwinshi. Umuzinga wa kijyambere rero twararebye dusanga ni mwiza utandukanye n'umuzinga gakondo.